kuri isabato y'umunezero Imana yacu ihabwa icyubahiro. Muri uyu mugoroba nihuse turi bufatanye kwiga amagambo makeya nahaye umutwe uvuga ngo iwabo w'abacunguwe. Amazina yanjye nitwa Moise Niyobugingo. Mbere yuko twiga aya magambo reka dusenge. Mana yacu uri mu ijuru, turagushimye muri uyu mugoroba w'isabato ntuhabwe icyubahiro. Tugushimiye ko ugira neza, tugushimiye mwami ko tugiye kurebera hamwe ijambo ryawe wandikishije. Turingize umwuka wera ari dusobanurire mu izina rya Yesu. Amen. Muri uyu mugoroba ndagira ngo twibukiranye amasezerano ari muri Bibiliya. Yesu mbere yuko ajya mu ijuru yatanze amasezerano menshi, ariko amasezerano amwe ni amasezerano yasohoye mu gihe cy'intumwa, andi agenda dusohoraho uko bwije n'uko bukeye. Nyamara isezerano riruta ayandi yose ni isezerano ry'uko Yesu Kristo agiye kugaruka. Haleluya. Amen. Yohana 14 umurongo wa mbere kugeza wa gatatu havuga amagambo akomeye ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye mugire gute? Munyizere. Kubera ko mu rugo rwa data hari iki? Amazu menshi. Iyaba adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu, kandi kuko ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka mbajyane iwanjye kugira ngo bigende gute? Kugira ngo aho ndi namwe muzagere gute? Muzabeyo. Iri ni isezerano riruta ayandi masezerano yose dufite. Yesu Kristo yatanze amasezerano menshi, ariko aravuga ati nimuhagarike imitima. Mu gihe rero tubwira abantu ubutumwa bwiza muri iki gihe cya none, abantu benshi bahagaritse imitima. Wavuga ute si isezerano ryo kubwira abantu ngo nibahagarike imitima rishobora kuba ryakora mu gihe ibiciro ku isoko byiyongera ariko umushahara ntiwiyongere? Nabura gute guhagarika umutima mu gihe umubiri undembeje? Nabura gute guhagarika umutima nta kazi? Nabura gute guhagarika umutima mu gihe ndi kure y'iwacu? Nabura gute guhagarika umutima? Ariko Yesu avuga amagambo akomeye, aravuga ati nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Ngiye kubategurira kandi nzagaruka mbajyane iwanjye ngo aho ndi namwe muzagere gute? Muzabeyo. Haleluya. Rero nubwo twaba duhagaritse umutima, nubwo iby'isi byaba bitugose cyangwa turi mu miruho, dukwiriye kubwira imitima yacu, tukabwira n'iy'abaturanyi n'inshuti zacu n'imiryango ko Yesu Kristo agiye kugaruka kandi azatujyana aho yagiye kudutegurira. Imana ihabwa icyubahiro muri uyu mugoroba. Dufite amasezerano menshi. Abafilipi, Pawulo yandikiye Abafilipi mu gice cya 3 umurongo wa 17. Turakomeza kugeza ku 21. Bene data, mugere ikirenge mu cyanjye. Pawulo yabwiye abantu b'i Filipi, arababwira ati mugere ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye nakigeze mu cya Kristo. Uyu munsi mbere yuko tujya mu kubwira abandi bantu ubutumwa bwiza, dukwiriye natwe ubwacu kuba icyitegererezo cyabo tubwira ubutumwa bwiza. Kubera ko Pawulo yageze ikirenge mu cya Kristo, agera aho abwira abantu ngo mugere ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye nakigeze mu cya Kristo. Ndashaka kugira ngo mbaze itorero, ese uyu munsi ahantu utuye, ahantu ukorera, ushobora kubwira abantu uti nimugere ikirenge mu cyanjye? Muri korali, mu itorero tuyoboye, ushobora kubwira abakirisitu uti mundebereho ndi icyitegererezo? Ibi wabishobora gusa
Yesu yaraguhinduye nk'uko Pawulo yari yarahindutse, maze ukabwira abantu uti nanjye mugere ikirenge mu cyanjye nk'uko nakigeze mu cya Kristo. Ariko kandi Pawulo avuga amagambo akomeye, aravuga ngo hariho abantu benshi bagenda ukundi, no mu itorero barahari. Ntabwo dushobora kuzajya gukangurira abantu kuza kumva ubutumwa bwiza mu gihe harimo abakristo bacu bagenda ukundi. Abo ndababwira kenshi, ati kandi ndongera mbabwire kandi ndira yuko abantu bagenda ukundi ari abanzi b'umusaraba. Ikintu gitegereje rero abanzi b'umusaraba, abakristo batahindutse, ngo amaherezo yabo ni ukurimbuka. Uri kugira gute? Ni ukurimbuka. Niba udashaka gukiranuka kwa Kristo, kubera ko itorero ni nk'ibitaro. Mu bitaro haba harimo abarwayi benshi, bamwe barwaye ukuguru, abandi barwaye umutwe, abandi barwaye mu nda, abandi barwaye umugongo, abandi barwaye amaso cyangwa amenyo. Ariko amahirwe dufite nuko dufite Yesu Kristo, we muganga w'ukuri. Imana ihabwa icyubahiro. Niba rero udashaka gukiranuka kwa Kristo ngo uhinduke, iherezo ni ukurimbuka. Ngo Imana yabo ninda, biratana ibiteye isoni byabo, kandi bahoza umutima ku by'isi. Abadivaniste mwiriwe. Mbese hari umuntu udakora akazi? Nta n'umwe. Hari umuntu udahoza amaso ku by'isi? Ikibazo si akazi, ikibazo si ugutunga amafaranga cyangwa kugira byinshi. Ikibazo ni uko imitima yacu ari ibyihugiramo. Kwitabira amateraniro ntibibe, gusenga ntibibe, guhinduka ntibibe, gukora umurimo w'Imana ntibibe. Twiteguye ivugabutumwa ukwezi gutaha. Mbese witeguye kugira uruhare muri iryo vugabutumwa? Pawulo avuga amagambo akomeye, aravuga ngo nubwo abo ngabo bameze gutyo, ngo ariko twebweho iwacu ni hehe? Iwacu ni mu ijuru. Amen. Pawulo aravuga ngo, kanyasubiremo, avuga ngo nubwo hari abantu bakunze iby'isi bakaba bagenda ukundi, ariko twebweho iwacu ni hehe? Ni mu ijuru. Niho dutegereje umukiza ko azava, ariwe mwami wacu Yesu Kristo. Azagira gute? Igihe hazaza azahindura uyu mubiri wacu wo gucishwa bugufi kwacu, akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe. Igihe Yesu Kristo azazira, uyu mubiri utugora, uyu mubiri ukunda iby'isi, uyu mubiri urwara, uyu nda idahaga, uyu mubiri wibona, uyu mubiri wirata, Yesu Kristo agiye kugaruka maze akawuhindura. Haleluya. Amen. Iwabo w'abacunguwe. Ibyahishuwe igice cya 14 umurongo wa mbere haravuga ngo nuko ngiye kubona, mbona iki? Mbona umwana w'intama ahagaze ku musozi Siyoni, ahagararanye n'abantu benshi, inzovu enye n'ibihumbi 4. Kandi aba bantu ntabwo bari imbokoboko, ahubwo bari bafite izina rye n'izina rya se mu ruhanga rwayo. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Ibi bishatse kuvuga iki? Iyo bavuze mu ruhanga, baba bashatse kuvuga mu bwenge. Aba bantu bazahagarara imbere ya Yesu Kristo bazaba bafite imico y'Imana, bazaba barahindutse no mu bwenge bwabo kandi bibagaragaraho. Haleluya. Uyu munsi mbere yuko ujya kubwiriza abandi, ugomba kubanza ukibwiriza. Amen. Hariho ibyiringiro by'uko tugiye gutaha iwacu. Abaririmbyi Jasper baririmbye ngo iyi si ni isi y'iki? Yimbura buturo. Ariko Yohana Umuhishuzi yabonye ngo abantu bahagaze ariko bafite izina rya Yesu n'izina ry'Imana mu ruhanga rwabo, bafite gukiranuka kw'Imana. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimeze nk'iry'amazi menshi asuma, kandi nk'iry'inkuba ihinga cyane. Kandi iryo jwi numvise ryari rimeze nk'iry'abacuranzi bacuranga inanga zabo.
mu gihe tuzaba tugeze mu ijuru iwabo w'abacunguwe twese tuzaririmba. Ntabwo ari pasiteri gusa uzaririmba, n'abantu badafite impano zo kuririmba bazaririmba. Ariko ubwo murabyumvise, na ba bandi babigerageza bikabananira hano, nitugera mu ijuru bazaririmba. Maze Yohana aravuga ngo baririmba indirimbo nshya imbere ya ntebe y'ubwami n'imbere ya bya bizima bine na ba bakuru. Nta muntu wabashije kwiga iyo ndirimbo. Nitugera mu ijuru tuzaririmba indirimbo umuntu wese atigeze amenya. Haleluya. Ni indirimbo abacuranzi bakomeye batigeze bamenya. Ni indirimbo tuzaririmba, ni indirimbo tuzaririmba twebwe bazabacunguwe, kubera ko tuzatwariza imico, twaragize imico ya Kristo muri twebwe. Amen. Ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Ibyahishuriwe 14:4. Abo ngabo nibo batandujwe n'abagore kuko ari abari. Niba ushaka kuzaba iwabo w'abacunguwe ugomba kwirinda abagore. Bibiliya ivuga ngo iki? Bibiliya ivuga mu Byahishuriwe 12:1. Iyo Bibiliya ivuze umugore ntabwo ivuze abashiki bacu. Mu ndebe hano Bibiliya iravuga Byahishuriwe 12:1 ivuga umugore. Iyo bavuze umugore Bibiliya ifashatse kuvuga itorero ry'Imana. Ibyahishuriwe 17 haratubwira ngo ni umugore, ariko uwo mugore ni maraya. Bibiliya yerekana abagore babiri. Umugore mu Byahishuriwe 12 ariwe mugore ufite ibyanditswe bya no guhamya kwa Kristo, ariwe torero ry'Imana. Haleluya. None Ibyahishuriwe 17 bikatwereka maraya. Ndagira ngo mbabwire ngo niba ushaka kuzaba iwabo w'abacunguwe ugomba kwirinda inyigisho z'ibinyoma. Amen. Mwabyumvise noneho? Amen. Ugomba kwirinda amadini atwaye ibinyoma. Bibiliya iratubwira Ibyahishuriwe 17 ngo uwo mugore afite n'abakobwa. Ngo afite n'iki? N'abakobwa. Buriya Roma tuvuga ibinyoma byayo ntabwo ibyicaranye yonyine, ahubwo yabihaye n'amadini yose yitwa ko ari aya Protestant. Niyo mpamvu uzasanga baruhuka ku cyumweru nka Roma. Niyo mpamvu uzasanga babatiza abana nka Roma. Ikintu kibabaje nshaka kubabwira ku Badivantiste, harimo Abadivantiste bamwe nabo bayobojwe na wa mugore mu Byahishuriwe 17. Abo ngabo bamwe bakaba nabo bafite abahanuzi. Muzi ko Abagatulika bagira ibyo bita peretensiya, bagasaba imbabazi padiri. Uyu munsi wa none hari Abadivantiste birirwa ku ma YouTube nabo bakurikiye abahanuzi b'ibinyoma kugira ngo babasengere. Mukwiye kwirinda icyo bita abagore b'indaye, abagore bari munsi ya Roma, we mugore mukuru, nyina w'abamaraya bose. Ariko ubuhanuzi muri kubwumva? Bisobanuye iki? Mugomba kwirinda ko waba umuntu utegereje kujya iwabo bacunguwe ariko ukanduzwa n'inyigisho z'ibinyoma. Baririmba indirimbo, abo ni abatarandujwe n'inyigisho z'ibinyoma. Indirimbo ya 206 ivuga gute? Abazacungurwa bazaririmba, bazashyira amakamba yabo hasi, imibabaro yabo izaba ishize, bazahora banezerewe iteka. Imana ihabwe icyubahiro. Abazacungurwa bazaririmba twese hamwe, bazashyira amakamba yabo hasi, imibabaro yabo izaba ishize, bazahora banezerewe iteka. Bazaririmba, bazaririmba iyo nama y'Ikarvari, baririmbira
turirimbire Yesu mwami uhoraho. Ikintu gitangaje kandi gikomeye, indirimbo y'urukundo itangaje ngo izaririmbanwa umunezero, tuzabana n'umukiza, tuzahora tunezerewe iteka ryose. Mbese uyu munsi urahangayitse? Humura, tugiye kugera iwacu. Igice cya gatatu, abameshe ibishura byabo nibo bazegera ya ntebe ya cyami. Ibyaha tuzabikizwa na Yesu, tuzahora tunezerewe iteka ryose. Abameshe ibishura byabo nibo bazegera ya ntebe ya cyami. Ibyaha tuzabikizwa na Yesu, tuzahora tunezerewe. Bazaba baririmba twese. Azaririmbe iyo nama y'Ikaruvali, iyo nama y'Ikaruvali. Yohana akomeza avuga amagambo akomeye. Aravuga ngo mu Byahishuwe 21 umurongo wa 1 kugeza 5, mbona ijuru rishya, mbona n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize, n'inyanja yari itagize gute, yari itakiriho. Mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguwe nk'uko umugeni arimbishirizwa iki, umugabo. Buriya muzi impamvu umugabo bayeda umugabo ari ugura ikanzu y'umugeni? Buriya mumenye impamvu? Gukiranuka kwacu kugomba kuva ku mugabo. Amen. Twebwe turi umugeni wa Kristo. Itorero turi umugeni wa Kristo. Kristo niwe wadukoye amaraso y'Ikaruvali. Niyo mpamvu uru rurembo rurimbishwa, niyo mpamvu turimbishwa gukiranuka kwa Kristo. Ntabwo ari uko twe tugomba kwihangira. Nk'uko barimbisha iki, umugeni. Umusore ashobora kwambara umukara cyangwa kaki cyangwa icyatsi kibisi, ariko nta mugeni uzashyingirwa yambaye umutuku. Haro mwabonye? Cyangwa igikote cy'igikara. Haro mwabonye? Nawe muribuka umugani Yesu yaciye w'ubukwe bw'umwana w'umwami, ngo bari bicaye muri reception, bigenda gute? Ngo yinjiyemo babona iki? Babona umuntu utambaye iki? Umwami muzi kuriya muntu yari afite invitation. Nta muntu ujya mu bukwe adafite invitation no mu gihe cya Yesu. Ariko kuko babaga bafite umwenda w'ubukwe, nyir'ubukwe yaraje aritegereza, asanga harimo umuntu waje yaratumiwe ariko atambaye umwenda w'ubukwe. Muri uyu mugoroba turenda kugera iwacu, turenda gutaha, ariko aya makuru ntabwo ari kwiherera no kubwira abandi. Icyo akora, ntabwo tuzabwira abandi ibyo gukiranuka no kureka ibyaha twebwe tutarabiretse. Niyo mpamvu tugomba guhinduka kugira ngo tujye guhindura iki, abandi. Numva ijwi rirenga rivugira kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi azaturana nabo, nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo. Ibi Imana yabo, Imana ihabwa icyubahiro. Imana izabana natwe, ndetse kugira ngo tugere muri urwo rurembo tugomba kwitoza kubana n'Imana tukiri hano mu isi. Icyo cyo muracyumvise? Kugira ngo tuzabane n'Imana mu ijuru tugomba kubana nayo turi hano, kubera ko nitugera mu ijuru tuzamenyana. Haleluya. Tuzareba Yesu twabanye hano, tumumenye ngo nguyu.
badivantiste muri uyu mugoroba, ndagira ngo twitekerezeho cyane. Kandi nitugera mu ijuru, Imana izahanagura amarira yose ku maso. Umurongo wa 4. Umurongo wa 5, iyicaye kuri ya ntebe iravuga iti, dore byose ndabihindura bishya. Kandi iti, andika, kuko ayo magambo ari ayo kwizerwa n'ayo kuri. Imana ihabwa icyubahiro. Ntabwo ibyo kugaruka kwa Kristo ari Bible stories. Ntabwo ari inkuru za Bibiliya gusa ngo zigarukiraho. Ntabwo ari ibyo dusoma, ahubwo aya magambo nayo kwizerwa n'ukuri tuyabike mu mutima wacu. Dukwiriye no kuyabwira abaturanyi, tukayabwira abo dukorana, tukayabwira inshuti zacu, tukayabwira abo duhura bose, abo dutwara mu kazi kacu ka buri munsi, tukababwira tuti humura, kubera ko abantu benshi bari kurira, gira ibyiringiro, tugiye gutaha. Kandi ayo marira, nanasomye amagambo akomeye mu Imana yanditse. Yaranditse ngo ntabwo Imana izahanagura amarira twarize gutya ku maso gusa, ngo ahubwo izahanagura n'amarira twaririye mu mutima. Ya yandi y'abagabo, ya yandi umugore agukubita inkokora uyaririra mu mutima, ubura rente uririra mu mutima. Ayo nayo ngo Imana izagira gute? Imana izayahanagura. Amarira atarigeze aboneka. Hari n'igihe ushaka kureba ngo urebe uwo waririra ukamubura. Ukareba muri sosiyete ukabura umuntu uririra, kubera ko nabo ni abanyabibazo. Usendirire ndekwe. Yarandusha amarira. Usendiye ku muyobozi hano, aratangira ambwira ibyabwirize n'ibindi byose. Muzehe uramugera akubwira ati abana undi njyenyine mu nzu. Kandi njyewe ndi kumurira ko abana basakuriza basimbuka intebe n'utubati. Ubwo se ndirirene. Ndashaka kugera ku musozo. Ibyahishuwe 22, umurongo wa 1 kuza wa 5. Anyereka uruzi rw'amazi y'ubugingo rubonerana nk'isarabwayi ruva ku ntebe y'Imana n'umwana w'intama, rutembera mu nzira nyabagendwa hagati. Umurongo wa 3, mu ijuru iwabo wabacunguwe mbabwira, nta muvumo uzaba y'ukundi, ahubwo intebe y'Imana n'umwana w'intama izaba muri urwo rurembo, kandi imbata zayo zizayikorera amanywa na nijoro. Haleluya. Nimuhumure, zizabona mu maso hayo izina ryayo ryanditswe mu ruhanga. Nanone bantu b'Imana, dukwiye gushaka gukiranuka kwa Kristo. Nta joro rizaba ukundi, kandi ntibazagomba kumurikirwa n'itabaza cyangwa kuvirwa n'umucyo, kuko Kristo azaba ari umucyo wande, azaba ari umucyo wande. Indirimbo yacu 172 iravuga ngo mu gihugu cy'ibyiza hari umurwa wera uzahora iteka ryose, nta joro rizagira gute? Nta joro rizahaba, nta marira azabayo, nta rupfu, nta bwoba, ibihe ntibibarwayo. Ntabwo bazatubwira ngo amasaha arageze, oya, ahubwo tuzahora ari ku mucyo. Imana ihabwa icyubahiro. Mu gihugu cy'ibyiza hari umurwa wera uzahora witeka, nta joro riha, nta marira azabayo, nta marira azabayo, nta rupfu cyangwa ubwoba, ibihe ntibibarwayo, kuko ntabwo bwira. Inkike z'uwo murwa zose zaba ari izahabu, n'inzira zaho nazo nuko nta joro ribayo. Igitangaje gikomeye, kandi amarembo yawo, reka iyi ngi tuyiririmbe igice cya nyuma. Kandi amarembo yawo ntabwo bazigera bakinga, uruzi rw'ubugingo ruzawutema. Amarira, n'amarira azabayo, nta rupfu cyangwa ubwoba,
ndashaka kugera ku musozo. Ibyahishije 22:6 arambwira ati aya magambo nayo kwizerwa kandi nayo kuri. Haleluya. Ndagira ngo mbabwire ngo twegereje ivuga butumwa ukwezi gutaha. Aya magambo abwira ko tugiye gutaha iwabo bacungwe ntabwo ari ubwiru. Nimuyabwira abantu bose. Nugenda muri gari ya moshi ubibwira abo mwegeranye. Nugenda muri tagisi ubivuge. Nuwe hari abantu enateranditse ngo mbese tugira isoni zo kwitwa abadivaniste. Hepfo arandika ngo oya, ngo ahubwo turashikama kandi tukaba proud y'iryo zina kubera ko ari izina ryavuye mu ijuru. Haleluya. Imana irategeka muri mugoroba. Imyuka y'abahanuzi yatumye marayika wayo kwereka imbata zayo ibikwiriye kubaho vuba. Abategerezwa kwa Kristo ntabwo tuzatungurwa na corona. Ese corona ni yarangiye? Hari ibindi bari gutegura. Cyakora si impanuye. Ariko ntabwo bigomba kugutungura kubera ko ubuhanuzi bugenda busohora. Rero ibyo tuvuga ntabwo ari ubwiru, ahubwo ni ukuri. Ni mubibwira abantu, maze igihe umubwiriza azahagarara uzabe wazanye abashyitsi, maze tubabwire ibyiringiro tugiye kubonera mu kugaruka kwa Kristo. Indirimbo y'ijana 67. Abato nimuze dusakaze hose umunezero wacu. Turangururire rimwe dukikije intebe we are marching to Zion, guys. Igice cya kabiri kiravuga ngo mureke ibyigomeke byanga kuramya Imana. Ngo ariko twebweho ndagira ngo dukore uyu mwitozo. Mufite Bibiliya zanyu? Buriya ibijya gushyuha muhaguruka. Umuntu udafite Bibiliya ntahaguruka. Abazanye Bibiliya bahaguruka. Cyakora reka mbahe faveur, uyifite muri telefone ahaguruka, cyangwa se urebere mu y'abandi. Tugiye kuririmba igice cya nyuma kitubwira ngo turirimbe cyane ubu hataba n'umwe urira. Aya ni amagambo mugomba gucyura ko tugiye gutaha iwacu, kugira ngo mugende muyabwire abantu, maze igihe tuzagara tubabwira iby'ubuhanuzi, tubabwira ibyo kwirinda, tubabwira amahame twizera, bazabe batari kurira ahubwo bavuga ati hari ibyiringiro. Uyu mwitozo tugiye kuwukora. Turirimbe cyane hejuru hataba n'umurira. Tugiye kugera iwacu, tugiye kugera mu gihugu cyiza, tugiye kugera iwacu mu gihugu cyiza, mu gihugu twese hamwe Siyoni, twese twagiye Siyoni, umurwa mwiza utunganye, Siyoni ku murwa mwiza utunganye Imana. Mugihagaze ndashaka gusenga, ariko mbere ko dusenga niba hari umuntu ushaka gusengerwa igera imbere.
wumva uvuga uti nanjye Imana imfashe nzagira uruhare mu ivugabutumwa, nanjye Imana imfashe nekurire mbwira abandi bekurire kuko tugiye gutaha iwacu. Abatoni b'umwami igice cya mbere na refure duhagaze kugira ngo niba wumva wasengerwa muri mugoroba ngo Imana ikongera imbaraga utambuke kugira ngo usengere. Abatoni b'umwami niba wumva ukeneye imbaraga utambuke gusengera. Hose umunezero wacu turangururire rimwe dukikije. Tambuka gusengera niba wumva ukeneye imbaraga. Tradition turakoze muswari umurwa mwiza, umurwa mwiza utunganye turagisioni ku murwa mwiza utunganye. Reka dutange amahirwe cyane ubu turirimbe cyane ubu turirimbe cyane ubu hataba n'umuriro. Tugiye kungeri wacu, tugiye kungeri wacu. Urakoze brother. Ugukiza mugihugu turagisioni twese, turagisioni kumurwa mwiza utunganye turagisioni kumurwa mwiza utunganye w'Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye kandi turaguhimbaje n'uhabwa icyubahiro. Tugushimye ko watanze amasezerano menshi harimo n'ibyuko uzadukura muri iyi si y'imburabuturo, n'uhabwa icyubahiro. Twebwe rero abatoni bawe tuje imbere yawe tukwinginga ngo uduhe imbaraga mwami, imbaraga zo guhinduka mu mivugire, mu migendere, twirinda inyigisho z'ibinyoma ko zatwanduza, ahubwo tugendera mu kuri wandikishije mwami. Turinginze ngo abahagurutse n'abandi bari mu iteraniro twese udufashe mwami, utugirire neza. Kandi ubwo twiteguye iteraniro rigiye kuzaba, uzafasha umuntu wese kugira ngo mwami azaboneke mu kugira uruhare muri iyi gahunda y'ivugabutumwa. Itorero ryawe turarikweretse mwami, kugira ngo utugirire neza, utwambike imbaraga uhereye none, kugira ngo twibwire kandi tubwire n'abaturanyi n'inshuti n'abavandimwe ko ugiye kugaruka. Aho tuzaba nta marira, aho tuzaba nta joro, aho tuzaba nta kurwara, aho tuzaba nta bukene, ahubwo tuzahora turirimba icyubahiro cyawe. Muri uyu mugoroba ngwino uduhire kandi iri jambo urivomerere mwami, kugira ngo rigire umumaro mu mibereho yacu uyu munsi n'iteka ryose, mu izina rya Yesu. Amen. Amen.